Njye nitwa Iyamuremye Theoneste, nturuka muri Malawi, muri diaspora ya Malawi, hashinzwe akazi k'ubukangurambaga muri Malawi. Uyu munsi nta kintu mfite amatsiko cyane naba ntarumvishe, cyane cyane aho nashyize umutima ni ku agaciro byateye umunyarwanda hari wese kwibaza yuko agaciro ari ngombwa, kuko ujya kukwima nta buri byakubeshyera. Abazungu byo batubeshyeye bwari uburyo bwo kugira ngo batwime, kandi nawo mu by'ukuri ntabwo utihaye ntiyahundi. Mu gihe mwumva Burayi barira ngo nabo ngo kubugwa bumeze nabi, ntabwo batubanza rero bagomba kwibanza. Muri iki gihe agaciro niko dushyizeho umutima, cyane cyane nkatwa muri Malawi, ku buryo twabashije no kugira icyo duteganya. Twaje tuzanye amafaranga y'amanyarwanda atari munsi ya miliyoni 6-7, ariko akaba atari uguhagarariraho. Ubundi twari twateganyije nibuze yuko muri iyi nkuru ya mbere twabona nka miliyoni 40, ariko ubwo tuzakomeza kuri ako gaciro. Rero icyo duteganyaho cyane mu gitekerezo cyanjye, numva cyane cyane yakora mu byerekeye umutekano, mu byerekeye uburezi bw'abana bacu, no mu byerekeye ubuvuzi bw'abanyarwanda muri rusange. Ibindi bikaza bikurikiraho, kandi abantu bagakora cyane kugira ngo babashe gukemura ibyo bibazo by'ingenzi maze kuvuga. Njyewe uko mbibona ni uburyo bw'abanyarwanda bwo guhura bakiyumvamo umwe, bakabasha kuganira, bagatanga ibitekerezo, bakavuga ibyo babona bitagenda, atari ukuvuga ngo icyo umuntu avuze cy'ibitegeko abandi bakagitekerezaho, bagafatanyirizaho kugitekerezaho, basanga ari ngombwa hari ahakosamye hagakosorwa, kandi ahari ukuri bakahishimira bagakomeza iyo nzira.